ari ubushiti twakoranaga aho ngaho ariko nako twaga twegeranya afite ibindi akoramo ni wampa amakuru arambwira urumva arambwira ngo uriya mukobwa waje kandi afite amakuru ahagije uriya mukobwa waje ni inshuti uwo mukobwa yari fiancé w'inshuti ya boss. Okay. Yari fiancé inshuti ya boss. Ndagenda njya mu rugo ntangira ubuzima bwo kubaho gishomere ubwo mwa nabyo kagagenda ntangira kuzima bwo kuba ese nzaplayinga akazi nzashaka akazi nzagira gute. Ndagenda ngira ibitekerezo byinshi mu rugo akazi kanya kwari kubyuka nkarya muri twa dufaranga nkongera nkaryama ndi nkishinzwe none amafaranga yaragiye nubwo n'udufaranga dukeneye mfite mu buzima wenda nayo ndi mu buzima bwitamo ubuzima bubi cyane. Ndagenda ndakena hahandi numva ndakena hahandi noneho mbura n'ipantaro yo kwambara mbura ipantaro yo kwambara mbura n'inkweto yo kwambara byose biragenda birashira. Icyo gihe umuntu ariyanga nahora n'abantu twiganye gutya tujye gucana gutya hita ncana gutya nkahita ncanga kuko nari nariyanze cyane nta nkweto mfite yo kwambara nta shati nta pantaro ibyo nifite byose byarashize meze nabi cyane. N'abari bamfitiye icyizere baranyanga icyo gihe ndi gukora muri ako kazi hari n'umukobwa tumusheri akimva ko ubwo ako kazi karangiye yarambwiye ati ndagiye. yakubonaga ugenda muri zo kazi abona ubuzima burahagaze. Yego. Agusezera ate? Yarambwiye ati harya warize. Yego. None se ko wize bakawikwirukanye urabona uzabaho uti ndamubwira nzabaho kandi nzabaho neza. Aranje yambwiye ati ntago nabasha kwihanganira ubuzima urimo sibyo niwumva ntakivuga uzamenye ko nagiye. Wow. Uvi inkuru yanjye Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umweko muri Igasabo showroom tuba twicaye hahandi tuba dufite ibikoresho byiza bya bikoresho navuga ngo urese kwifuje gutunga mu rugo iwe ni ibikoresho navuga ngo birimo amasalamanje birimo amagarderobe nkuko muri kubireba ni hano i Remera hafi ya Polyfemme ivuriro ryitwa Polyfemme cyangwa ruguru ya hoteli yitwa Grand Legacy. Ebana ni karibu rwose muze tubahe ibikoresho byanyu. Birashobora ko ibyo utunze atari ibyawe bitagukwiriye ibigukwiriye biri ngaha. Duhamagare kuri 0788 77 08689. Rero turi kumwe n'uyu mugabo yitwa Niyigena Brashar. Okay. Iryo zina ko bwa mbere ryumvise. Brashar. Bishatse kuvuga iki? Cyangwa ntabyuze? Nizera ry'ababyeyi nizera bakwise ntabwo wigeze umenya usobanura. So ndabuze gakeye. Okay. Nigena amakuru yawe? Amakuru meza. Mwite Brashar cyangwa mwite Nigena? Gite Nigena Brashar kuko niryo bazi cyane Brashar niryo bazi cyane. Mwite n'impamvu yitwa Brashar rero tugiye kuganira. Brashar ni inkuru yawe ufite y'ubuzima bwawe yakubayeho by'umweko mu gihe wari urangije amashuri yawe. Byagenze gute? Yego. Ko byagenze narangije kwiga nkuko abandi bana bose bibarayiza kwiga ukajya mu buzima busanzwe bwo hanze ariko sinatinda mpita mbona sinago navuga ngo nakazi ahubwo nabonye professional courses ahantu mu kigo runaka gikomeye kuri njye ku rwego narindiho numva ko gikomeye. Gati barambwira tuzatuguhemba amafaranga 1,100 ndakora ninkora amezi 6 ninkora amezi 6 nyujuje nzahita nsinya kontara. Yego. Hari heza murumva umuntu kirangiza kwiga bankubita imodoka y'akazi bama Vigo intwara kanyano kazi ikongera kamvano kazi ikangeza mu rugo. Numva ko ubuzima butangiye nk'umuntu kirangiza kwiga.
Yego. nakoraga neza cyane ubwo nyine kuguha imodoka n'imodoka za zindi z'akazi Yes, zitwara abakozi zitwara Yego. abakozi n'umushoferi Yego. ndakora neza ariko ntabwo ari batwaga nyine batwaga n'abandi bakozi nicyo twashaka gusobanura batwaga n'abandi bakozi ni ukuvuga ngo nagombaga kumara amezi 3 namara amezi 3 ndi gukora neza nkahita nsinya kontara byibuza nagomba guhita njya ku mushahara byibuza nk'ibihumbi nka 300 ariko twakoranaga bahembwaga 500 uko byari kugenda neza nari napanze ubuzima ndavuga ngo nzakora nyuma y'imyaka nk'itatu ndabanza bageze ku rwego rw'abandi bose dukorana uzaba warongerejwe umushahara nzarangiza gusa ko nakoraga neza nari plan namaze kwiplaninga byanarangiye neza ndangije nkora ukwezi kwa mbere kwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu nta gusiba kandi twara neza mu kazi utanga umusaruro bigaragara nabo twakoranaga kize mu kwa gatanu ntago naruhukaga nta n'umwana naraga mfite kumenya ibiri kubera hano muri Kigali ko icyo narebaga n'akazi kugira ngo batazanyirukana kandi twari neza ko niko kazi kambe nari mbonye yego urabizi Jade kuno bimeze umunyeshu kibona akazi bwa mbere kuba kwitwara neza kugira batakwirukana umwe mu bakoresha wanjye yaje kureba wenda umuvuduko nkoreraho cyangwa uburyo mba ndi gukora akazi bagati uko byagenda kose byabigeze nka habura ukwezi niyo mpamvu haramvuga ngo habura ukwezi kumwe nsinye kontara areba avuga ati nibyuza amezi 6 ahita asinya kontara ntasinya kontara ubwo nyine akazi rakabonye abagiye mu bandi bakozi bivuze ngo boss yabonye ko ukwiye guhabwa akazi guhabwa akazi bitewe nuko wakoraga bitewe nuko nakoraga birumvikana ko hari abandi bastagiaire batahabwa ku kazi bitewe nuko wenda performance yabo itari ku rwego bifuza yego twabyumvise noneho rero ikintu cyakurikiyeho yampaye konje umwe muri abakoresha bankoreshaga muri icyo kigo amakonje genda konji utasabye se ntabwo ni nasabye si ubwo wasaba konje wowe ukiri muri stage cyangwa tuvuye muri stage wasaba konje wowe yego tugomba kuruka iminsi 15 ukajya gute ukazagaruka mu kazi nari numvaga mbikine no kuruka kwanza ariko bitewe nuko nyine akazi ntabwo numvaga nahava ahubwo numva naguma nazasinya kontra ariko nazajya nakakonje nk'abandi ese uwo mu boss yakubwiye ngo ufate konje ko wari wamubwiye ko ananiwe ntabwo nabwiye ko nananiwe yakubonaga se warananiwe kurya akazi wari utangiye kukwica oya we yari ibintu yari yaplaninze yaratekereje ufata nta kuntu wafataga konje k'iminsi 15 ukazagaruka kumva numvaga ntacyo bitwaye nta kibazo yime kuko numva ndayikenera n'isanzwe ndayikenera kuko nagendaga mu gitondo saa 12 za mu gitondo nkataha nijoro saa 1 nabaga nananiwe kumiyo konje gwera twakora guhera kwa mbere kugeza kwa gatandatu kumiyo konje numvaga nta kibazo konje nagenda yikora irarangira ngaruka akazi kuri ya tariki bamaye kuzagarukiraho ndagaruka ngera mu kigo ubwo icyo gihe ntabwo imodoka yaje kumfata nko kwako yafataga ahubwo nateze ndagenda bisanzwe ndazinduka mu gitondo bisanzwe ndagenda mpageze aho nicaraga kuri iyo ntebe nicagaho mpita mpasanga bayicaje umukobwa yego handi nicaga intebe yari yandi buri wese afite agomba kwicara hagenewe kwicara mu bakozi urabyumva ko umuntu afite intebe ubwo ni n'imibare niba ni mashini ni yawe mashini yawe uzajya ukoresha ni iyi uraza gukoresha iriya undi uzajya gukoresha iyanjye ni iyi n'intebe yanjye ni n'ibyo nkora ni ibi ngibi akazi kanye nari nkazi ndagiye ngiye nsanga hicaye umukobwa ntawe ugize amaganga ambwire ngo byagenze gutya ngo ntuzaze baracecetse bose nta n'ikintu bambwiye ndagenda hagera mpageze barambwira ngo erega ntago ugikomeje gukora ntago ugikomeje gukora kuko hari undi waje ndabaza nti kubera iki ukinjira mu kazi se yego nyinjira ku munsi wa mbere uvuye muri konje nibwo bagusobanura ibyo ngibyo wari ugiye gushaka intebe ubura aho wicara ngiye kwicara hano ngomba gukora akazi nese konje ntiyari irangiye yego
ahubwo ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze, ahubwo namaze kugenda muri ya konji nibwo wa mukobwa yajemo. birumvikana nyine ko wasanze yicayemo. Yego ntabwo nzi ngo ashobora kusanga naragiye bugacyaza cyangwa yamaze bugacyaza, ntabwo mbizi, ntabwo nigeze mbyitaho. Barambwira ati ntabwo ugize ute, ntabwo ubashije gukomeza kubera iki. Ubwo twakoranaga niba babimbwiye hano hari undi mukobwa mpita njya kubaza wamukoresha bimeze biti. Arangije arambwira ngo urabona ngo icyakubwira arancabiranya ngariko ngo tuzakubwira habura ukwezi kumwe musige kota muzambwira ryari nzagaruka ejo bundi. Yego oya tuzaguhamagara. Ndangije njya hari umushuti wanjye, wari umushuti wanjye tukavuga nko hari umushuti wanjye twakoranaga aho ngaho ariko ntabwo twabaga twegeranye, afite ibindi akoramo. Ni wampa amakuru arambwira, urumva, arambwira ngo uriya mukobwa waje kandi afite amakuru ahagije, uriya mukobwa waje ni inshuti y'uwo mukoresha sheri w'uwo mukobwa ni fiance. Yego biganye n'uwo mugabo n'uwo mukoresha wanjye. Kuko tuvuye nko umwe abakora mu kindi kigo, wowe ufite umutipe mwiganye akavuga ati wanshaki mushiri wanjye akazi, fiance wanjye akazi, ugahita muzana hahandi agahita ukina iyo diro kugira ngo njyewe nzaho ngaho nzanabone uwo mukobwa azabone na kontra ahita abona n'akazi muri icyo kigo birangire. Murabisobanukirwa? Uwo mukobwa yari fiance w'inshuti ya boss. Okay. Yari fiance inshuti ya boss. Ni ukuvuga ngo nibo bakinnye diro kugira ngo bite birangira gutyo. Mujyemo uwo mukobwa wawe n'akazi byibuza bazajye kubana fiance we afite akazi keza. Yego. Niyo mapu bakinnye gutyo. Arangije yarambwira ati ibyo kuvuga ngo uzahamagarwa, uzanagaruka, bisezere ntaho biri. Bivuze ngo havuye uwo mukoresha wawe cyangwa uwari umuyobozi wawe, ariko ntabwo ari boss w'ikigo kandi ntabwo ari boss w'ikigo, yari umuyobozi bisanzwe. Yakinnye deal ashyiramo uwo mufiance, wowe agukuramo. Yego. Noneho mpita muri mama akora ambwira ati ibyo kuvuga ngo uzagaruka bazaguhamagara, ntabwo njye hari ahantu mamaze igihe kinini, sibyo mamaze igihe kinini makora. Ibyo kuvuga ngo bazaguhamagara njye nasige na konti, ibyo kuvuga ngo bazaguhamagara kura y'amaso. Kura y'amaso. Nasezeye ndataha, ndasohoka ndamanuka njya muri parikingi. Ndavuga nti koko sinzagaruka gukora aha ngaha, gutya ntangiye gutekereza ubuzima bwinshi, ndarira cyane. Wari warabipangiye birumvikana. Mfite projet napanze. Uzi ko umuntu areba atamukubise. Ndirira aho ngaho mu kigo ndarira, nta muntu ufite ubwira ngo gutya, nta muntu ufite ngo sindi vuga ngo mbwira ababyeyi ngo byagenze gutya nibyanjye ku giti cyanjye. Ndarira maze kurira, ndirira mu kigo maze kurira, ndihanagura ndataha. Amafaranga nari mfite gusa nta mafaranga nari mfite. Ayo mafaranga bamembaga nta mafaranga make yo kwishyura inzu, kwifashisha ubuzima bwawe ni make cyane, nawe kuri mu groupe nta mafaranga nari mfite, ubwo ntayo. Ndataha ndagenda njya mu rugo, ntangira ubuzima bwo kubaho gishomere. Ubwo mwana nabyukaga agenda ntangira ubuzima bwo kuba ese nzaplanninga akazi, nzashaka akazi, nzagira gute. Wari umaze igihe warijejwe ako kazi ko nzakabona, wowe nabona ko nzakabona. Ndataha ndabona gahunda no kwangira akaplanninga nkashaka akazi cyangwa mu kimwe, mbese n'ubwo buzima nariho. Ndagenda ngira ibitekerezo byinshi mu rugo. Akazi kanye kwari kubyuka nkarya muri twa dufaranga, nkongera nkaryama nkishinze. None amafaranga yaragiye, nubwo n'udufaranga dukeneye mfite mu buzima wenda nari ndi mu buzima bita mu buzima bubi cyane. Ndagenda ndakena hahandi numva ndakena hahandi, noneho mbura n'ipantaro yo kwambara, mbura ipantaro yo kwambara, mbura n'inkweto yo kwambara, byose biragenda birashira. Icyo gihe umuntu ariyanga. Ndiyanga. Nagenda hano mu mujyi wa Kigali, nagenda mu mujyi wa Kigali nahura n'abantu twiganye gutya, tujye gucana gutya, hita ncana gutya, hita ncanga
kuko nari nariyanze cyane, nta nkweto mfite yo kwambara, nta shati, nta pantaro, ibyo nifite byose byarashize, meze nabi cyane. N'abari bamfitiye icyizere baranyanga. Icyo gihe ndi gukora muri ako kazi, hari n'umukobwa twari tuziranye, cyangwa wanavuga ngo umushuti wanjye ko ufite umusheri, akiva ko ubwo buzi ako kazi karangiye, yarambwiye ati ndagiye. yakubonaga ugenda muri zo kazi baguhemba utwo dufaranga twaba utegereje gusinya contract. Yego. Ati abona ubuzima burahagaze. Yego. Agusezera ate? Yarambwiye ati hari igihe warize. Yego. None se ko wize naho wabonaga ugiye kubona akazi bakawikwirukanye, urabona uzabaho uti? Ndamubwira nzabaho kandi nzabaho neza. Niko namubwiye. Icyo cyizere wari ugifite? Mfite icyizere. Ndavuga nti nzaba ariko nzanabaho neza, ariko ndi mu buzima bubi. Arangije arambwira ati ntabwo nabasha kwihanganira ubuzima urimo, sibyo? Niwumva ntakivuga uzamenye ko nagiye. Wow. Niwumva ntakivuga uzamenye ko nagiye. Akubwira atyo? Nuko yambwiye. Aragusezera. Ariko agacungira ubuzima ubwo buzima kugira ngo bube bwiza ukarushaho kugenda bubi. Ubwo no kuvuga ngo yambwiye ngo niwumva ntakivuga uzamenye ko nagiye. Ni hahandi yagiye, mpita mbibona ko yagiye. Abantu ndiyanga n'abantu mbona nabo baranyanze, ariko nahura n'abantu twiganye baciye hano ngiye nkacanga. Akikubwira atyo ati niwumva ntakivuga uzamenye ko nagiye. Ntumvise isi kurangiriyeho, wa wundi wagukundaga, wumvaga ko ugomba kuba umugore wawe, agize aciyeho mu bihe bikomeye. Ibihe bikomeye. Hambwa ati numva ntakivuga uzumve ko nagiye. Ni ukuvuga ngo ntakaje akazi, ntakaje n'iki? N'umugore n'umukunzi byose bigendera cyarebo. Harabura gato ngo ntakaze n'ubuzima. Wari wariyanze. Ntabwo byumva abantu biyahuye se, bariyahura kubera ubuzima, ariko ku mutima nkavuga nti bizajya, nkumva mfite icyizere ko bizagenda neza, ariko ndangije ukuntu byaje kugenda rero n'ikintu kimwe. None se wenda utarakomeza tukiri ku by'umukunzi, hari igihe nyine iyo umuntu abonye akazi cyangwa yitegura gusinya contract runaka, haragwita planning akavuga ati sasa rero nk'umusore ndabizi ko nyine ntazaba padiri, ndabizi ko ubuzima bwanjye wenda ari gushaka umugore, nkawe wari ufite umukunzi birumvikana, hagiye planning ukavuga ati wenda mu mezi aya n'aya mu myaka ine ngomba guhita ndongora ko mfite n'umukunzi. Wowe iki kintu ntabwo wari waragiye planinze mu gihe wari warijejwe ugomba kuzabona akazi contract? Mene naragiplaninze, navugaga imyaka 2 ko itagomba kurenga. Ko nahita navuga nti nzajya ku mushahara 300, sibyo? Nimara kujya ku mushahara 300 ushobora guhita nko planning niyo wedding, umushahara ukazazamuka nkazajya kuri 400 tubana. Icyo gihe utangira no gushaka vuta ndafata inguzanyo biri tayari bishyushye, mvuga ubuzima n'ubu ubwo abantu nzaba uko aha ndahageze, sinzahava mashinze ibirindiro, sinzahava, niho nzakorera, nanjye nzaba mfite ubuzima bwiza. Ibyo byose birashira byose. Ubwo cyane ikigo ubona gitanga ejo hazaza heza cyane, ikigo cyiza cyane. Ikigo bafata umuntu bakamuha imodoka, bakajya mutwara imodoka ari mu stage, bafata ari heza se. Umva none iyo abona ikindi nabona koranaga nabo uwo bahembwaga amafaranga 500. Uwamakingo yahembwaga 500. Uwamake yahembwaga 500, abari hejuru nk'uwanyiruka nk'uwo navuga watumye ntabona ku kazi, yahembwaga amafaranga 800. Yahembwaga 800. Numva ko rero umuyobozi. Yego. Ibi byose birarangira, ndiyanga birarangira, ariko mfite icyizere yuko bizagenda neza. Kwa kundi niki cyatumye ubyegereza umutima cyane? Niki cyatumye ubyegereza umutima cyane? Bakubwiye ko nta kazi gahari, nta contract uzasinya, kuki wabyegereje umutima, kuki utabyakira ngo ujye gushaka kandi kazi? Cyagiye bamaze kunyirukana. Bamaze kukwirukana.
nyine bamaze kunyirukana hari ahandi nagiye kwa purayinga akazi nyine kuki wabyegereje umutima nkavuga ngo kwirukana- nubwo banyirukanye nkihangana kuki nyine wabyegereje umutima wari warabishyizeho umutima cyane kubera iki njyewe nari mfite inzozi kuva kera nize nzi yuko ninsoza kwiga ntazabaho nabi kandi nize mfata mu ishuri cyane numvaga yuko ubwenge amasomo nahawe cyangwa ubumenyi mfite aribwo nzabyaza umusaruro niyo mpamvu navuga nti uko byagenda kose ntago nzabaho nabi yamaze kugenda wa musitsa wa mukunzi wawe wa mukunzi wanjye avuga ati niwumva nagira ntakivuga uzamenye ko nagiye nibwo nyine byabaye rudubi byose bitangira kugenda byanga ndiyanga noneho byahatari nsigara ari njye jyenyine kwa ko nagendaga ncenga abantu gutya mu muhanda najya guhura n'umuntu nta nkweto nta pantaro nsa nabi cyane kwa kucenga abantu wigenda muri Kigali gakeya umunsi umwe narabyutse mu gitondo yego hari ukuntu uziko hari abantu babyuka mu gitondo bakagenda batazi n'aho bagiye bibaho sha urabizi narabyumva urabizi cyane hari umuntu ugeze ko mu buhamya ambwiye ukuntu ajya afata inzira rwose akigendera akazenguruka Kigali hatazi aho agiye bitewe n'uko afite agahinda mu mutima nta kazi ntaki wowe urabyuka ukafata mfite plan uyu munsi ndakora na blush ndavuga na blushage hari ababyuka mu gitondo bakagenda batazi aho bagiye umunsi umwe nuko byangendekeye ngewe uvuga mu rugo uravuga utereka nceho byuka nywa amazi kuko icyayi so wanywa icyayi urafite afara kunywa icyayi kuko nawe nacunganaga no kurya gusa ndabyuka mva mu rugo ndambara imyenda twenda nayo ifite ndambara ndagenda nka nta hantu nzi ngiye nkatanu mu Giporoso nzamuka Gisimenti nagiye Sonatibe nisanze Sonatibe nongera kwisanga ngeze kwa Rando urabona yego unaza musumanda mu wego gutya ko no mu Gisimenti naraciye njya kwa Rando mpaca njya kuri stade ono muhanda apana wo mu Migina uyu muhanda wo kuri Airtel kuri CSS haruguru kubona musa stade va kuri Sherando ujya kuri CSS ro muhanda kabone ujya kuri CSS naragiye ndi kugenda ariko mu kugenda nari ndi kwerekeza mu nzira zitaha nari ndushye cyane ndagenda mu hagati utaragera ku marembo ya stade haburagamo nka metero nk'ijana ngo ugere ku marembo ya stade mpura n'umukecuru naciyeho gutya maze gucaho agiye metero nk'eshatu arambwira we hagarara ndahagarara yego ahita aza nsanga arambwira ngo ndabona ufite ibibazo byinshi cyane yego hafi no kwiyahura uri kubyumva icyambere cyagutaye agahinda bakwirukanye ku kazi arakurondora bagize gute bakwirukanye ku kazi niyo mpamvu ufite n'ibindi bibazo byinshi cyane ariko icy'ingenzi ngiye kubwira ubyumva ibyo ngiye kubwira arambwira ati humura Imana izakugirira neza ndaceceka ntabwo navugaga Imana izangira neza humura Imana izakugirira neza arambwira ngo uzaba umuntu udasanzwe uzahura n'abakomeye n'aboroheje ariko uzabyitwaremo neza uzahura n'abakomeye n'aboroheje abakomeye bari hejuru babandi buri wese yifuza kuba yahura nabo abo muzahura uzahura n'abari hasi kandi abo bose baza bagukeneye baza hari icyo bagushakaho uzamenye ko uzabyitwara ariko uzitwara neza
hari abantu bakomeye babandi buri muntu wese yifuza mbese yagira nk'inzozi zo guhura nawe, abo muzahura, ariko uzahura n'abantu nabo n'abari hasi bakennye nabo bakwifuzaho iki, ko hari icyo wabafasha, ariko uzitware neza. akubwira atyo arigendera. Arangije akandi kantu urumva, arangije arambwira ati ikindi ubuzima bwawe bugiye guhinduka, kandi ntabwo bibaye kera, bibaye aka kanya. Ntabwo bibaye kera, bibaye aka kanya. Bibaye aka kanya. Abahanuzi cyangwa abaraguzi b'umutwe. N'abaraguzi barantuburije. Hari muri kumva bino bintu, hari abo twita abaraguzi b'umutwe. Hari abantu bagiye bamuhamya butandukanye, abavandimwe banjye nabo bagiye bahura n'abantu gutyo mu muhanda batabazi, akamuti ufite ikibazo iki n'iki, uyu muntu n'uyu ntimumeranye gutya na gutya, dore uko bigiye guhinduka, dore uko waba umuntu bigiye kumuhindukira gutyo, ikomereza abaraguzi b'umutwe babaho rwose kuva kera na mbere y'umwaduko w'abazungu. Ndavuga nti ndatuburiwe. Arambwira ati bibaye aka kanya, nta nubwo bibaye kera, ubuzima bugiye guhinduka. Icyo gihe arambwira ati bugiye guhinduka, sawa. Arambwira ati ugire urugendo rwiza. Aba aragiye, ubwo ari kujya he? Kwa Rando. Ngende kuva he? Kwa Rando. Ntiyajya simpazi. Ndagenda ubwo yambwira ati bibaye aka kanya, ubwo ndatuburiwe. Wumvaga bitabaho, bidashoboka. Ndatuburiwe. Ariko yarakubwiye ibintu byakubayeho. Icyo yambwiye cyambayeho nicyo cy'akazi nemewe, ariko ibyo kumbwa ndetse ibyo akazi ibyo nari ndi kubitekereza, nose kumbwa akazi n'undi baranyiko ibyo nibisanzwe, ntabwo byo nafite nabayaga umwanya amara neza ra. Wumvaga buri wese nyine ibyo nibisanzwe, ariko icyo nahaga umutima, uzahura n'abandi bakomeye n'aboroje. Ikindi ubuzima bugiye guhinduka, kandi bibaye aka kanya. Aragenda ndabana ngo habibina arantu bisanzwe, ukase uzahura nabo bantu gute? Ubundi se ubwo abantu bakomeye bifuza kujya guhura na oya ntabwo bishoboka. No ngewe nzahura nande abo bantu bakomeye ngo bifuzwa n'abandi bantu kujya bahure nabo. Ukase no kuntu nasaga nta nkweto mfite, ipantaro ubwo byaca muze, ipantaro iracitse. Icyo ni cyane, ipantaro iracitse, inkweto yarahengamye, buri kimwe cyose. Abo niganye nabo bayifite n'akazi keza sometime. Aragenda nateye intambwe, nagenze nk'intambwe nka 30, mba ngeze kuri amarembo stade. Urabona amarembo ajya muri stade? Yego, y'imbere ya CSS. Icyambere cyo hari hakiri kare nka saa 8. Ndajya mu rugo ndi kugira gutaka kanya, mbona muri stade, mbona hari ahantu hari abantu. Yego, muri stade mbona hari ahantu hari abantu ariko b'urubyiruko birunze nk'ahantu hamwe, bameze nk'abantu bari kuganira, ariko nkabona barishimye cyane. Mbona bishimye cyane, ndavuga nti ko hajya kure ibintu kumuna abantu bishimye, ariko atari benshi, ari nk'abantu bakeye basa nk'abakoze akaziga. Bajya kureba, ngenda nk'umuntu ugiye kwirebera ibintu biri n'ibinanga, mpita nikomerezamo n'imbere ko hari hakinguye. Nabonaga hakinguye kugenda nikomerezamo n'imbere, nitemberere bisanzwe. N'ubu nta kintu, hari ikinyiruka nsa gutaha, ndagenda mpageze ndi kuhasatira nko muri metero wenda nk'icumi. Ngenda ndeba, mpita mbona umukobwa. Hari ukuntu abantu baba bari ahantu hamwe, ariko hari undi muntu uri ku ruhande utanga karibu. Yego, nko kuri reception. Ngenda ndanguza gutya mbona agize gutya ngo ngwino, ndagenda. Ati njya mu bandi, harimo abahungu n'abakobwa b'urubyiruko, njya mu bandi. Nako nagambye ngo njya mu bandi, yagize gutya nk'umuntu wari uri muri abo bantu nyine, cyangwa nk'umuntu wari wayobye, cyangwa nk'umuntu wari ufite gahunda, ufite gahunda yo kuza aho ngaho. Aha tugire gutyo, ufite gahunda yo kuza.
ndagenda njyamo. Ibyo bari kubabwira barakomeza barabivuga, ntangira ndabyumva nyine, bavuga ibyo bavuga, ntega amatwi. Hari haje umuyobozi uturutse muri leta, yego, muri leta avuga ibyo ababwira ibyo bababwira, nanjye nteze amatwi. aho uri muri iyo kipe, muri iyo kipe barangije ati muzane zana duplicate biyandike. turiyandika tumaze kwiyandika umubare ubu urarenze. Basomye hari abantu umubare wagenwe, ni ukuvuga ngo abo bantu bari baraho bari boherejwe n'akarere, yego, bari boherejwe n'akarere. Ni ukuvuga ngo akarere gafite umubare w'abantu bagomba kohereza, tuvuge ni babiri, wenda tubika dutanga urugero ni babiri. Nese ubwo imibare ntiyikoze, nese ubwo uri buvuge ngo urahita ukuba n'uburere bungahe 30, uhita umenya ngo abantu bagomba kwakirwa aha ngaha nabo. Njyewe ndagiye njyamo, bituma imibare irenga, imibare irenga. Bakoze banditse basanga imibare irarenga, harengaho umuntu umwe. Ntawe uri buvuge ko ari njyewe, neze bari buvuge ngo ni njyewe warenzeho se. Mu bantu baraho bari kuvuga ngo ni njyewe warenze, ndaceceka ndabihorera. Ubuze ko bavuze baravuga ngo nta kibazo, ubwo wasanga hari akarere kibeshye, wasanga hari ahantu bibeshye, nibabigira danje, nta danje, wasanga hari ahantu hamwe bibeshye. Ariko ubwo urumva abo bantu baje kuri gahunda ipanze neza, twabyumvise, yego. Baratubwira ati mutahe, gahunda ni ryari? Ejo mu gitondo muzaze, muzindutse n'iki n'imyenda wenda nk'ibiri, ndataha ndaryama. Burake amafaranga nari mfite nari ngeze aho nsigaranye amafaranga 5,000 byonyine, imbere n'inyuma. Abana n'ubundi nta kintu nyirukanza, nta kintu cyatuma ndeka nzinduke. Nazindutse mpagira ndi nk'uwa mbere. Ya liste barayisoma, barabutwinjiza he? Batwinjiza muri kwasiteri. Basoma bavuga ati babandi sawa mwinje muri kwasiteri, batwiza muri kwasiteri. Tutagenda tujya gutangira amahugurwa, training. Bwari uburyo bwo gufasha abarangije kwiga badafite akazi kuva mu bushomeri, ku buryo nyine bakakwigisha ku buryo nyine wumva yuko wari umushinga. Mwebwe mwari mugiye kwiga kuba abigisha ku buryo ushobora kwihangira business cyangwa kuba wafasha n'undi guhanga kugura business. Ubwo twari tugiye kwiga bya nyabyo, turagiye batujyanye ahantu. Ubwo ni projet runaka n'abantu batuzatwisha bateguye, bateguye yari projet ndende nziza ishushanyije neza. Turagenda turiga dukubita icyitwa amasomo, turiga mu bintu utapanze, mu bintu nigeze mpanga. Mu gitondo tukabyuka, bakaduha ibyo kurya bisanzwe breakfast, saa sita tukarya, saa cyenda tukarya, mu buzima bwiza. Twajya kurara tukarara ku mahoteli. Wari umaze igihe utabona icyo twajya kuryama tukarara kuri hoteli, mpita ninjira mu buzima bwiza. Ni ukuvuga ngo ikintu cyagomba kubaho, twagomba kuhamara ukwezi kose amasomo y'igabagara muri training, ukwezi kose twiga muri hoteli, tubaye mu buzima bwiza. Ibyo byose birarangira, ibitabo byanjye ndabifata, badukubita certificate, dutahe. Hari ikindi se? Turataha. Tugiye gutaha baduha amafaranga. Ni ukuvuga ngo nubwo tutari tubizi cyagiye turi kwiga, twari twigaga duhembwa 10,000 ku munsi bya buri munsi. Tugiye gutaha buri wese 300, 300 bahise babimba. Ndataha ndabana 300, bistabageze mu rugo, ndabana amafaranga nagomba kujya gute kucika. Ndagenda bita ninjira, ndabana amafaranga ngomba kuyabyaza umusaruro, bita
njya mu bintu barabatraninze batubwira nyuma tugomba- ntimwajya mu kazi se nta kujya mu kazi kandi dusohotse tugiye kwikorera. okay barabatraninga kugira ngo Yego okay ube ukore bizinesi yawe, wifuza ntujye gusaba ntujye gusaba akazi, uzajya gusaba akazi cyangwa ubireke ukore bizinesi. Ariko icyo dushaka ntabwo dushaka kuzabimbwa, ntabwo dushaka amasomo tugaye, ntabwo ubwo ni umushinga runaka wari wabigennye. Yego. Ikindi cya kabiri, uva aha ngaha ufite iki bizinesi uzakora nyine izaguteza imbere. ubwo mutanga ama business ukavuga ati ngiye ndumva zakora iki ngiki. yego. None ariko tugiye gutaha akaba bakubwira wowe uzakora iki, ngiye nzakora ibi ngibi. Icyo navuze nti ngiyewe nzacuruza imodoka. Nzacuruza iki? Imodoka. Yari business yo gucuruza imodoka. Ariko nabandi business yo gucuruza imodoka uba ariyo winjiramo. ngiye ndavana ngiye nzacuruza imodoka. Ariko nincuruza imodoka nzakora kuri social media. Nzakora kuri YouTube, ncuruza imodoka kuri YouTube. ujya uziranga kuri YouTube ku ma social media platforms. Mvuge nzajya namamaza imodoka kuri YouTube, ncuruza imodoka. Nyine akazi kanjye kahora ko gucuruza amamodoka mu mujyi wa Kigali mu Rwanda hose. Bitamfungura nyita Brashard TV. Ariko ntabwo byose biza ntabwo byaza ku kanya. Byashize igihe nza kuyifungura nyuma. Waratangiye gucuruza imodoka? Natangiye gucuruza imodoka ariko ntabwo nahise ntangiye kubishyira kuri YouTube. Reka tuba ari ibyo duheraho ahubwo. Nese igishoro cyo gucuruza imodoka gikuye he? Ntabwo gucuruza imodoka ntabwo kwari kuzirangura ngo nzigire, kwari kuza ndi kuziranga. Okay. Winjiye muri komisiyo yazo y'imodoka. Ariko plan van nzarangura imodoka, nzacuruza amamodoka. Wamaze kubyumva neza? Ubu turi kugendana. Aha. Mfite amafaranga 300. Ndavuga ntaya nibwo n'ubuzima ntago zancika noneho. Ndangije kuko nifite iyo projet ndabane kanangire noneho menye ngo imodoka igurishwa gute, njinjamo gake cyane. Njinjemo ariko mbona ntago biri kujya neza. Tamvuga nihuta guhita mfungura YouTube. Ndayifungura. Mu kuyifungura nkajya namamarizaho imodoka. Nkamamaza umuntu ushaka kwigurisha kugurisha imodoka uraca kuri YouTube, uraca kuri Brashard. Yego. Nushaka nkamamaza ariko ndacyari muri buzima bubi n'ubundi cyari muri ariko mu rugendo abakana ajya ari akantu kiyongeraho gake cyane. Nushaka kugura imodoka uraca kuri Brashard TV. Nushaka kugurisha imodoka uraca kuri Brashard TV. Ngiye kurikirwa n'abantu nkabona abantu bari kunkurikira, ndakurikirwa n'abantu 2 ku munsi kuri YouTube. Abantu 2 ku munsi kuri YouTube. Abantu nashyira nka video nkabona abantu 2 nibo bayiko. Ubwo harimo wowe n'undi muntu cyangwa ni wowe gusa wenda sinzi bavuga ariko nkabona abantu 2 bonyine cyangwa 5. Nkavuga ariko ibintu bizagenda gute, ngomba ngiye no kubireka. Ndavana ariko kanihangana ndakora ndamamaza akugushyira no kwiza WhatsApp birumvikana, ngashyira no kuri status ya WhatsApp, ngashyira no kuri Facebook hose. Ariko YouTube nkumva nyine ndashaka kwamamaza cyane, none ndagenda ndamamaza ndanabikunda. Byaje kugenda se neza ku buryo ubucuruzi bw'imodoka bwaje kuguhira? Yego. Ndabikora ngiye kubona mbona abakiriya barimo baraza, abakibiramira abakiriya baraza, noneho birazamuka ku buryo none ngeraho abantu uri Nyamagabe, ngitangira ku rwego uri Nyaruguru amamagara. Ubwo ari maze kurumva channel yari maze kuzamuka, Brashard TV maze kuzamuka. Twagukurikiye wamamaza neza kuri Brashard TV ndahantu bita Nyaruguru, ndashaka imodoka ya Avensis Sivatiri. Nkahita muha rendez-vous. Nkaguha rendez-vous kuko abakiriya bahise batangira kuba benshi. Nkatangira gutanga rendez-vous. Ndaguhaye rendez-vous ku wa 5 akava Nyaruguru aje kundeba. Akaza nkamuha imodoka akamemba agataha. Kazi kaba gatangiye business itangiye kuba business itangiye kugenda yaguka. Abakiriya batangiye kungira icyizere. Imodoka ndazifite, imodoka ziraca kuri Brashard TV z'abakiriya. Yego kuko ngo ufite imodoka ugurisha.
nawe yaciye ashaka ni ibintu byoroshye cyane usibye kuba ndi kuri mashini gusa nkabiyobora kuri mashini bitoroshye se nkabiyobora kuri mashini nta hantu nirukanse nta zuba nagiyeho nicaye ndimo ndabiyobora kuri mashini akava Nyamagabe nkahita bishyura cyangwa ntangiye guhagurirwa buri karere kose ntangiye kubonamo ko harimo umuntu ukurikira ya Burashari TV. Umunsi umwe rero nza guhamagarwa n'umuntu wari uri i Huye w'umupapa, arambwira ati maze igihe utangiye ndabizi, maze igihe kingana n'amezi 8 nkukurikira, meze neza ndashaka imodoka. Muha gahunda, araza muhereza imodoka, agiye gutaha aranampemba birarangira. Agiye gutaha arambwira, icyo gihe nari mfite akamashini ka fake. Agiye gutaha arambwira ati ubundi ko mbona business ukora iyi business ukora ubu nakahe kantu nyine kadahenze cyane waba ukeneye. Ndavuga nkeneye kugira ngo business igende neza, kujya business yanjye igende neza, urabona ko ngitangira nta bushobozi mfite, cyeka mbonye mashini nziza, mashini laptop. ahita ma laptop, ango laptop nziza. ubwo ni nk'impano umushuti wanjye ugurya ama laptop, genda usajye ikoresha akazi, ibindi bizagenda neza, uzakomeza ukore wihangana ukore bizagenda neza. Nubwo abo bantu bamamagaraga ariko ntago nta kwabuka wenda ngo ndakora amafaranga menshi. Iki waje gutangira gukora amafaranga menshi? Naje kunyine kujya mbona nkavuga ngo ndabona amafaranga umushahara ku kwezi wenda ni nk'uwangaye. Mvuga nti byibuza mu kwezi ndabona wenda biza gusumba wa mushahara se ugomba guhembwa muri cya kigo. Yego. Yego. Noneho ya mashini ndayikoresha nkomeza kwinjira muri business. Ariko agiye kugenda amaze kunyemera mashini, yarambwiye ngo ubu mbona sibyo, sindi umuntu uciriritse sibyo, ako sindi n'umuntu uri hejuru cyane urenze. Yego. Ariko ku rwego ndiho nafasha abantu sibyo. Ubu akanya nkwemereye iyi mashini nuko ndi umu businessman. Ura business. Naragukunze, nakunze uburyo wamamaza, nakunze uburyo ukora ibyo ukunda, ibyo ukora icyo nyine numva ndishimye. Umuntu ukunda ibintu ukora bitanumva ko ibyo nkora hari abandi bantu binezeza, bifasha ariko nkanabibona muri comment turagukunda, bakananyanditse kuri WhatsApp turagukunda. Ari wumva bye bitangiye kuba bya bindi wa mukecuru akubwira. Nibwo nahise ntangira kumva kwibuka byahintu wa mukecuru yambwiye. Aragira ambwira ati ubu tuvugana sikate, anyereka kuri telefone yiwe. Ambwira ati ubu konti yanjye ubukaka usuri kureba hariho araca amafaranga miliyoni 50 muri business, kanyereka. Ati rero kunda ibyo ukora, nubikora bizagenda neza. Nuko nguko rero mbese nkomeza iyo business ntangiye kugenda ni ubuzima buhinduka. Uyu munsi se bigeze hehe? Uyu munsi bigeze uhagaze hehe mu buryo nyine bwa business, mu buryo bw'imiterere imbere, mu buryo bwo gutera imbere? Uyu munsi bihagaze neza kubera yuko uburyo serivisi nyitangamo neza, uburyo abakunzi banjye banyandikira bambwa ngo turagukunda, ngo ikintu kiyaho gituma nava nk'abafana banjye. Abafana banjye ariko banyandikira ngo bakwirukanye ku kazi, ngo baramaze ako kantu ko bakunyine bakunda mu yonde kwamamaza nkuko ngo baramaze, ngo ngiye nkuzi ngo televiziyo maze gutera imbere, ngo nkuzi mbona nta bitazagenda neza, ariko narihange ndagukurikirana ngo ariko ziko ngo bamaze. None iki ahandi hantu hanshimisha ni ukuntu nkuriraho n'abantu nabo birukanye. Akambwa ubwo watanze ubuhamya bwawe nyine koko muri kuvuga, akambwa ariko bya bintu biramfasha,
siko nanjye banyirukanye ku kazi nari nzi ko njye byabayeho njyenyine. uyu munsi se uhagaze gute tugana ku musozo? Uyu munsi mpagaze neza, ntabwo nakwifuza kuri wa mushahara bari bagiye kumpa, nta nubwo ngukeneye. Urawurenze kure? Ndawurenze. Sibyo? Okay, urawurenze. None se urumva barakwirukanye bashyiramo wa mufiance wa boss, inshuti ya boss, n'umushahara ariho, n'umushahara byose akiriho, wenda teka tugende n'ubu ngo wenda n'ubu ni wakiriho umushahara ariho, ariko umushahara utarenze 300,000. kandi kuko nagomba kubikurikirana neza nkamenya ngo bihagaze, kandi urabirenze kure cyane. Okay, ntabwo navuga ngo ndabirenze ngo ndi umushoramari ngo ugize, ariko mbirenzeho ku buryo ntakwifuza kuwukorera kuko nzi ko bizagera kure kandi heza. Birenzeho. Uwa mukobwa mwakundanaga wagombaga kugira umugore wawe abonye ugiye mu bukene kuko wirukanwe ku kazi, wagomba guhabwamo contract nziza, nyuma ntabwo igeze agaruka kubwira uti mbabarira narahubutse, abonye utangiye gutera imbere, utangiye kuba umu businessman. Nyuma hashe gushira igihe kinini, aza gushaka umugabo, ariko mu gushaka umugabo aravuga ati nzakomeza nkurikirane ubuzima bwe, kandi mwe mwakundanye igihe kitari gito, ariko naramubwira ngo bizagenda neza. Yarambwiye ngo nubona cyagenda, nakubwiye ngo yambwiye ngo nubona ntakivuga uzamenye ko naciye. Ndabwira ariko humva, ariko bizagenda neza. Ndavuga nti bizagenda neza. Ntabwo yizumva ko bizagenda neza, wese umva ko bizagenda nabi. Ahubwo nubwo yaragiye arashaka, ariko avuga ati nzakomeza gukurikirana ubuzima bwe. Ubwo muti yarashatse, ariko umutima uri wawe avuga ati nzajya nkurikirana ubuzima bwe, nzakomeza. Ubundi yambwiye ko bizagenda neza, bizagenda neza. Aza kunkurikirana, nyina aza gukurikirana ubuzima mbamo, aza gukurikirana ko na Brasha TV iriho, curuza modoka. Aza kumbwira ngo bya bintu mbona biri kugenda biza gahoro gahoro. Ndavuga nti kandi yarashatse. Yaranyandikiye arabimbwira, ndavuga nti nuko nyine bimeze, nuko bihagaze nyine. Ikintu cyambabaje ni ikintu kimwe, nubwo yashatse ntabwo byigize bimuhira. Ubuzima se bwo gushaka ntubizi ku bakobwa, ntabwo byigize bimuhira. Byagenze gute? Yakomeje kuzi wawe? Oya, nta kuzi wawe se kujya guturiya se nyine yaragiye arashaka, ariko uwo bashakanye baje kunanirana, biba ngombwa yuko agira ubuzima bubi, baratandukana. Niyo mpamvu naje kuvuga ngo iyo ndi kwamaza ngo uwo ushaka muzabane neza, ntimuzatandukane. None se ko byarambabaje ko ushaka ko nta kibazo, ahubwo ikibazo nuko yagize ubuzima bubi. Yego, waramukundaga nese kuki niba yaratandukanye nawe ntigeze yifuza kongera kugaruka iwawe nyuma gutandukana nawe? Abyifuza? Okay, nabonye nk'agasenya, ariko ntabwo byari gukunda. Yakuretse sinye ko ashaka andi mahirwe, ariko ntabwo byari gukunda kuko nemaze gufata nafashe ubundi buzima. Kuki utari kuyamuha? Yo kujyaho ntabwo byari gukunda, kuko nanjye ntabwo yampaye amahirwe yo kwihanganira ubwo buzima. Ntabwo yize amahirwe yo guhana. Akwereka iyo sinye ko yifuza kugaruka mu buzima bwawe, ni wese wumva uti okay, wese wumva iki? Akimara kubona ko ubuzima butangiye kugaruka, akakwereka agasinye yuko yifuza kugaruka mu buzima bwawe, kandi yarakwanze guteye ishoti mu gihe wari umeze nabi, umva numwe mwakundanye kitari gitoya. Nyuma y'igihe runaka abonye ugiye mu gashomeri kataryoshye, ati ana harya ngo nimbona ngo nubona ntakivuga uzamenye ko nagiye, uzamenye ko nagiye. Nyuma urugo rwanze, ati akwereka sinye yuko ashaka kugaruka mu buzima bwawe, wayifashe uti? Wizemo irihe somo? Isomo navanyemo nuko mu buzima ugomba kwihangana,
ugomba kwihangana, nturarikire ibintu, ahubwo ukagendera ku rukundo, ugakunda umuntu udakunze ibintu, kuko ushobora gukunda ibintu, ibyo bintu bikarangira, ariko ushobora gukunda umuntu utamugendeho amafaranga, bikazamuka kandi bikagera kure kandi heza, ibyo bintu bikazaza ukaba icyamamare, ugakundwa, mbese ukagira hahandi ubuzima nyine hahandi nawe usiga wikunze. Abantu benshi bararikira ibintu, ariko kurarikira ibintu ntabwo ari byiza cyane, ntabwo ari byiza cyane. Ubwo nabaha inama ko inama waha abakobwa cyangwa n'uwo mukobwa wagukunze ni nk'iyihe, aba ameze nk'uwo mukobwa two kuvuga we ku giti cye? ngewe inama nabaha inama y'uko bagomba kudashukwa, sibyo, kudashukwa ngo bakurikire ibintu, ahubwo bagendere ku abo bari bo, bakoresha niba wakunze akunda umuntu nta kintu amukurikiyeho, niba ari urukundo n'urukundo nta kintu amukurikiyeho, kuko ibintu birashira ariko urukundo ntabwo rushira. Ibintu birashira ariko urukundo ntabwo rushira. Ariko ejo waba uri umukene, ejo bundi ukaba wabaye umukire, ejo bundi waba ukize, ejo bundi ukaba wakennye, wabaye umukene. Ni ukuvuga ngo birahinduka, iby'isi birahinduka, ni gatebe gatoki. Nibyo. Yego, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nk'umuntu wifuza kuba yagana muri bizinesi yawe, ashaka imodoka, uranga yakubona hehe? Tubwira YouTube channel yawe, nkuko watubwiye ko ufite channel urangiraho imodoka, na WhatsApp yawe urangiraho imodoka. YouTube yanjye ni Brashar TV, Brashar mu Kinyarwanda, Brashar TV, aho niho haca imodoka zigurishwa. Mu Kinyarwanda ubwo ni Burashar. Ya Brashar. Niho haca imodoka zigurishwa. Imodoka ushaka imodoka waca aho ngaho, ufite imodoka ugurisha waca aho ngaho, nkayamamaza ikagurishwa ku buryo bwihuse cyane. Washaka imodoka ugaca aho ngaho, imodoka ziba zihari. Buri munsi nakira imodoka nyinshi zigurishwa zenda kugera ku 1000. Buri munsi nakira imodoka 1000 zigurishwa. Ndatekereza ko mu modoka 1000 nakira buri munsi hatazabona imodoka yawe yo kugura, guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura, ntabwo uzabona imodoka yo kugura. Aho niho zacu. Ikindi wampamagara kuri 0788 49 74 23. Iyo nimero wananyandikiraho kuri WhatsApp. Ubundi tugakora neza, tukagendana neza, kuko nta muntu n'umwe wigeze igera kuri Brashar gatata kuzi imodoka cyangwa ngo yicuze cyangwa ngababare. Yicuze cyangwa abare, kuko twahuye oya bikenda neza. Urakoze cyane Brashar kubana natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye. Imana iguhe umugisha. Nawe urakoze Gerard.